wigeze ureba ku nzara zawe neza ukabona ahagana hasi yazo harimo ishusho isa neza n'ukwezi kw'igice? Iyo si ishusho isanzwe. Mu mahame ya kera n'abizera imbaraga z'imibiri n'imyuka, iyi ni shani, ikimenyetso cy'ukwezi ku nzara. Ivuga byinshi ku buzima bwawe bwose, imbaraga zawe, amahirwe yawe, karama yawe ndetse n'inzira y'ubuzima yaguteguriwe. Ntibyoroshye kubyumva, ariko inzara zawe ni ikirahuri cyerekana ibanga ry'ubuzima bwawe, uburyo zisa umweru uzigaragaraho ndetse n'uko icyo kimenyetso cy'ukwezi kigaragara. Byose bivuga byinshi ku buryo uremwe, ku miterere yawe n'icyo ugomba gukora muri iyi si. Abahanga mu by'inyenyeri n'ubumenyi bw'imibiri bavuga ko ukwezi ku nzara ari ikimenyetso cy'ubuzima, imbaraga n'imyuka y'imbere. Iyo umuntu afite izo nshushanyo zigaragara neza kuri buri nzara, ngo bigaragaza ko afite ubuzima bukomeye, umutima ukora neza n'imbaraga z'imbere zitangaje. Ariko se waba wari ubizi neza ko buri rwara rufite ubusobanuro bwarwo bwite? Yego, buri mususure w'ukwezi ku nzara z'intoki zawe ufite icyo ugaragaza ku buzima bwawe. Rero iyo ufite ukwezi kw'igice ku rwara rwawe rw'urutoki rwa mbere, index finger, urutoki rw'agahera, iyo rero harimo igice cy'ukwezi mu rwara rwawe rugaragara neza kuri urwo rutoki, bivuga umuntu ufite ubushobozi bwo kuyobora abandi. Ni abantu bafite natural leadership energy, bafite indoto, bafite icyerekezo, kandi bagira imbaraga zo gukangura abandi ngo bagere ku byabo, bagere ku ntego zabo. Rero iyo ufite ukwezi kw'igice mu rwara rwawe ku rutoki rwa kabiri, middle finger, uhereye ku gahera, abantu rero bafite iyi shusho y'ukwezi hano ngo bagira umutima w'ubwitonzi, bafite ubushobozi bwo kwihanganira ibintu bikomeye, kandi baba ari abatekereza cyane. Mbere yo gufata icyemezo barabanza bagatekereza cyane. Ni abantu bagira karama yo guhangana n'ingaruka z'ibyemezo bikomeye, ariko bagahorana amahoro yo mu mutima. Ukwezi kwa gatatu ni ukwezi uba ufite mu rutoki rwa gatatu, ring finger. Niba ufite ukwezi mu rwara rwawe ku rutoki rwa gatatu uhereye ku gahera, aha ngaha haba ahantu h'amahame y'urukundo, umunezero n'imitima ihora ishaka kwagura umucyo. Abafite rero ino half moon kuri urutoki baba bafite impano yo gukundwa, baba abahanzi, abacuranzi cyangwa se abashaka amahoro n'ubusabane. Rero iyo ufite ukwezi ku rwara rw'urutoki rwa kane, little finger, iyo ukwezi rero kugaragara mu rutoki rwa kane ku rwara rwarwo, bivuga umuntu ufite amabanga menshi muri we, umuntu w'intyoza mu bucuruzi, mu gucunga abantu no mu gutuma ibintu byinjira neza. Ni intelligent communicator, bavugira igihe, bakabasha guhindura ubuzima bwabo n'ubw'abandi binyuze mu magambo. Rero iyo ufite ukwezi ku kiganza cy'igikumwe ku rutoki rwawe, reba neza niba ufite ukwezi kw'igice mu rwara rwawe ku rutoki rw'igikumwe. Iki ni cyo kimenyetso gikomeye kurusha byose. Reba neza nimba ufite igice cy'ukwezi ku rutoki rw'igikumwe mu rwara rwawe. Uku kwezi kugaragara ku gikumwe bivuga umuntu ufite imbaraga zidasanzwe no kuyobora ubuzima bwe no guhindura iby'isi. Ni soul of destiny, abantu batajya bemera gucika intege kandi bafite imbaraga zifitanye isano n'imyuka yo hejuru. Abahanga bavuga ko niba ukwezi kugaragara mu nzara 8 muri 10 ufite zawe, urabizi ko buri muntu agira inzara 10. Rero iyo ufite ukwezi kw'igice mu nzara 8, uri umuntu ufite ubuzima bwiza cyane, ubwonko bukora neza ndetse n'amaraso atembera neza. Ariko niba ukwezi kw'igice kugaragara ku ntoki 2 cyangwa se 3 muri 10 ufite, bivuga ko hari ibintu mu mubiri cyangwa se mu mutima bigomba gusubirwamo. Imbaraga zawe z'imbere zisa n'iziri hasi, kandi ushobora kuba utabasha kugera ku byo wifuza byihuse. Iyo bitagaragara na gato, bivuga ukubaho ku buryo butari mu rugendo rwawe nyakuri, umuntu udahuye n'icyo yaremewe gukora. Ni nk'aho utembera mu isi ariko udakurikira umurongo wawe wa karama. Ariko ntibigomba kugutera ubwoba. Mu mahame ya kera byizerwa ko ukwezi ku nzara gushobora kugaruka igihe umuntu ahinduye uburyo abaho, uburyo arya, uburyo asenga, uburyo atekereza ndetse n'uko akoresha imbaraga ze z'imbere. Kugira ukwezi ku nzara si ikintu cy'amahirwe gusa,
ni ikimenyetso cy'uko uhuje umutima wawe n'ubuzima bwawe bw'imbere. Abafite rero ukwezi ku nzara zose uko ari 10 bafite ubuzima bwuzuye amahoro, umubiri ukomeye n'umutima wuzuye imbaraga. Abafite rero ukwezi kw'igice mu nzara zabo 8 cyangwa se 9 muri 10 bafite ubuzima bwiza, imbaraga nyinshi, ariko bakenera kuruhuka no kugabanya stress. Ni cyagihe ufite igice cy'ukwezi mu nzara 8 cyangwa se 9, ku ntoki 9 cyangwa se ku ntoki 8, mu ntoki 10 uba ufite. Naho abafite ukwezi kw'igice mu nzara 5 cyangwa se 4 muri 10 bagira imbaraga z'imbere ariko zikajya zigabanyuka mu gihe cy'akababaro. Abafite ukwezi kumwe cyangwa se kubiri mu ntoki zabo 10 ugasanga afite wenda ukwezi kumwe cyangwa se ukwezi kubiri. Abo bantu rero bakeneye guhugura umubiri n'ubwonko, gukora meditation, yoga no kongera umwuka w'imbere. Bityo rero buri nzara zawe ni nk'ikirahuri cyerekana uko umutima wawe uhagaze. Iyo urebye neza kuri zo uba ureba muri wowe ubwawe. Abahanga bavuga ko amaboko yawe ashyikiriza isi by'amaboko yawe ategura, ariko inzara zawe zerekana uburyo umutima wawe uhuje n'imbaraga z'ijuru. Nuko rero igihe uzajya ufata umunota wo gutekereza ku nzara zawe, ntuzirebe nk'ishusho cyangwa se ntuzirebe nk'ibikoresho byo gusiga amarange no gusigaho indi mitako gusa, ahubwo uzirebe nk'ibikoresho by'ubuhanga zerekana uko uhuje n'ubuzima n'uburyo imbaraga zawe z'imbere zawe ziri gusimburana n'ukwezi kw'imbere muri wowe. Niba wabonye ufite ishusho y'ukwezi ku nzara zawe, jya muri comment wandika ati igice cy'ukwezi ndakibona mu rwara rwanjye, ni urw'igikumwe, ni urw'agahera, ni urwa kangahe. Jya muri comment utubwire. Rero hari uburyo ukwezi kugaragara kuri buri nzara, left and right hands, inzara z'ibumoso n'inzara z'iburyo. Urutoki rwa mbere rero kuri index finger iburyo, iyo ukwezi kugaragara neza kuri uru rutoki rwa mbere rw'iburyo, umuntu aba umuyobozi karemano. Abantu bafite inishani bafite ubushobozi bwo gutanga amabwiriza no gufasha abandi kugera ku ntego zabo. Ni umuntu w'imbaraga, w'icyerekezo, kandi ushobora gufata ibyemezo bikomeye bituma abandi bamwizera. Iyo ari ibumoso rero ku rutoki rw'ibumoso, ukwezi kuri uru rutoki kugaragaza umuntu ufite ubushobozi bwo gufasha abandi mu mutima. Aba ari abantu b'inyangamugayo, bafite impuhwe kandi bashyira imbere ibyiza by'abandi. Ni abantu biha imbaraga zo guhanga amahoro n'ubusabane. Urutoki rwa kabiri, middle finger, urutoki rwa kabiri rwo hagati uvuye ku gahera. Rero duhereye ku kiganza cy'iburyo, iyo ufite ukwezi kuri urutoki rwa kabiri rwa middle finger rw'iburyo ku kiganza cyawe cy'iburyo, bigaragaza ubushobozi no kwihangana. Ni abantu batinya gucika intege, bashobora guhangana n'imbogamizi kandi bagakora ibikenewe byose kugira ngo bagere ku ntego zabo. Iyo rero ufite ukwezi kw'igice mu rwara rw'urutoki rwa kabiri ibumoso, uhereye ku rutoki rw'agahera ariko ku kiganza cy'ibumoso, ukaba ufite iki gice cy'ukwezi mu rutoki rwa kabiri, bifatwa nk'ikimenyetso cy'icyubahiro n'umutuzo mu mutima. Aba ari abantu barangwa no gutuza no kumva ibintu neza no gucunga neza ingorane z'ubuzima. Ni ahantu h'imbaraga z'umutima w'imbere no kwigirira icyizere. Urutoki rwa gatatu, ring finger, urutoki rw'urukundo. Iyo urufite rero iburyo, urwo rutoki rw'iburyo rwa gatatu mu rwara harimo ukwezi kuri urwo rutoki rw'iburyo, ni ikimenyetso cy'urukundo n'imibanire. Ni abantu bakundwa n'abandi, bafite impano mu by'umuco, ubuhanzi cyangwa se ibikorwa byo guhuza abantu. Bashobora kuba abahanzi, abacuruzi cyangwa se abahanga mu guhanga amahoro. Iyo rero ufite igice cy'ukwezi ku rutoki rwa gatatu rw'ibumoso mu rwara rwawe, bifite icyo bisobanura ku buzima bw'urukundo. Ni abantu bafite karama yo gukundana, bafite ibyiyumvo byimbitse kandi bakunda kubana n'abandi mu buryo bw'ukuri. Urutoki rwa kane rero, little finger, urutoki rwa kane rero uhereye ku gahera ukabara kugera ku rutoki rwa kane, iyo ufite igice cy'ukwezi muri urutoki ariko ku kaboko k'iburyo, ku kiganza cy'iburyo, ukwezi rero hano kugaragaza ubwenge n'ubuhanga bwo gucunga ibintu. Aba bantu rero barushaho kumenya gukoresha amagambo, guhanga udushya no gukora ibintu mu buryo bufite akamaro. Iyo rero ufite igice cy'ukwezi mu rwara rwawe ku rutoki rwa kane,
rw'ibumoso bifatwa nk'ikimenyetso cy'ubushobozi bwo guhanga amahirwe. Ni abantu bashobora gukora ubucuruzi, gucunga neza umutungo no kugera ku ntego zabo binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga n'ubwenge. Iyo rero ufite igice cy'ukwezi mu rwara rwawe rwo ku rutoki rw'igikumwe, ikintu cya mbere ni igitangaza cy'ukwezi ku rutoki rwawe rufite igice cy'ukwezi mu rwara. Rero icyo gice cy'ukwezi kigaragara mu rwara rwawe ku rutoki rwawe rw'igikumwe, kenshi na kenshi mu rwara rwawe haba harimo ishusho ya half moon cyangwa se igice cy'ukwezi. Igice cy'ukwezi gikeye kiri white cyangwa se kiri umweru. Bamwe rero bagifite ari gito cyane, abandi bakakigira hafi hagati y'urutoki rwose cyangwa se y'urwara rwose. Ariko abenshi bafite iyo half moon cyangwa se icyo gice cy'ukwezi mu rwara rwabo nk'aho kijya gufata urwara rwose ku gikumwe cyabo cy'ikiganza ku ntoki zabo. Ariko nubwo abantu benshi bagifite, ibisobanuro byarwo ntabwo bisa. Hari abantu batagira na gake badafite ukwezi kw'igice ku rutoki rw'igikumwe mu rwara rwabo. Ibi byose rero bifite ubusobanuro bwihariye, kuko ukwezi ni isoko y'umucyo, intuition n'ubwenge bw'Imana muntu. Icya kabiri, igice cy'ukwezi, abafite rero kino kimenyetso abafite impano ziturutse mu mwuka. Mu bushakashatsi bw'inyisho za kera z'ubumenyi z'imbaraga n'umwuka, Pramist spiritual, umuntu ufite half moon cyangwa se igice cy'ukwezi ku rutoki rw'igikumwe, aho ndavuga mu rwara, ashyirwa mu cyiciro cy'abafite imbaraga zituruka mu Mana, abafite ubumenyi budasanzwe bwo kumva, gutekereza no kubona ibyo abandi batabona. Aba bantu kenshi ni ab'ikirenga mu bitekerezo n'ubumenyi bw'imbere mu muntu, inner wisdom. Bafite icyo benshi bita sixth sense, ubushobozi bwo kumva no guhuza ibintu bitaravugwa. Iyo umuntu abegereye bumva icyerekezo cye, bumva uko yiyumva, bumva icyo agiye gukora. Ni abantu bamenya byinshi batarebye amaso, ahubwo bumvise mu mutima. Icya gatatu ni ibimenyetso by'umuntu ufite ukwezi kw'igice ku rutoki rwe rw'igikumwe. Yes, ibi ni ibimenyetso bigaragara cyane, ubwenge buhanitse n'ubushobozi. Ni abantu bafite intekerezo zihuta ku bandi, zikora nk'imashini. Iyo bavuga, amagambo yabo akenshi arasohoka nk'avuga ibintu mbere y'uko bibaho. Ijambo ryabo riba rifite imbaraga, ibyo bavuga birasohora kuko biba biturutse mu mbaraga z'umwuka uri muri bo. Iyo bavuga bati ibi bizagenda gutya, akenshi niko bigenda. Intuition yabo irakomeye cyane, bashobora kumenya ibyo umuntu agiye kuvuga uwo muntu ataravuga, bakumva ibiri kuba mu rusobe rw'ubuzima. Ni nk'abafite rero radari ihora ifata imiyoboro y'isi mu mwuka. Rero baba abanyabyitonzi kandi bafite amahoro mu mutima, batekereza cyane mbere yo gukora, kandi bahora bashaka icyerekezo cyiza mu buzima. Abafite ukwezi mu rwara rwabo ku rutoki rw'igikumwe bahora bafite ibintu bibiri bikomeye mu buzima bwabo. Icya mbere ni ubuhanga n'ubutware. Baba rero abantu b'inyangamugayo, b'inyabwenge, kandi bakunda gukora ibintu mu buryo butandukanye n'abandi. Kenshi usanga ari abayobozi, abarimu, abashakashatsi cyangwa abahanga mu mitekerereze y'imibereho n'imbaraga z'isi. Bafite ubushobozi bwo kubona ibisubizo aho abandi babona ibibazo, kandi buri kintu cyose bigiraho cyose cyangwa se babona cyose gikunze kubahindurira ubuzima mu buryo bwihuse, kuko imbaraga zabo z'umwuka ziba zikora. Rero ku bijyanye n'urukundo n'imibanire, mu rukundo aba bantu bakurura abantu cyane kuko bafite energy y'umucyo yo kwiyubaka n'urukundo rwinshi rutarimo uburyarya. Umugabo cyangwa se umugore ufite iki kimenyetso akenshi abana n'undi muntu cyangwa se abona undi muntu ufite ubumenyi, ubupfura n'ubuhanga nkabo. Niyo mpamvu imibanire yabo ikunda kumara igihe kirekire kandi yuzuyemo connection ya roho, spiritual bond. Aba bantu rero bakora ibintu mu buryo butarimo gusiganwa. Bashobora kutagera ku ntsinzi vuba, yes, ku bikorwa bifuza kugeraho cyangwa se ku ntego zabo bifuza kugeraho ntibasigereho vuba, ariko
iyo bayigezeho ibirambye za ntsinzi bya bintu bakeneye kugeraho bashobora kumara igihe kinini batabigezeho bya bintu bifuza kuzageraho, ariko iyo babigezeho bya bintu byabo bihora birambye, bihoraho iteka n'iteka, biraramba, baba patient, baratuje kandi ntabwo basubira inyuma. Kandi ikigaragara ibi ngibi ntabwo bipfa gupfa, ntabwo bipfa cyane, baba bafite ubuzima burebure, bakarangwa n'imbaraga z'ukuri no kudaheranwa n'indwara cyangwa se ibindi bigeragezo bindi bishaka kubakura mu murongo wundi barimo, bishaka kubakura mu mbaraga barimo. Iyo half moon iri mu rwara rwawe ku rutoki rwawe rw'igikumwe itaboneka cyangwa se ikaboneka, ishobora kuba igaragara urimo kwibona cyangwa se ubona itagaragara neza, ukabona nkaho ifite isura nto cyane. Iyo rero ari ngufi cyangwa se idafite ishusho nziza, bishobora kuba ikimenyetso cy'umunaniro w'imbaraga z'umubiri cyangwa se umutima. Bamwe muri bo rero bafite icyo kimenyetso cy'ukwezi ku gice mu rwara rwabo ku rutoki rw'igikumwe ariko rutagaragara neza, cyangwa se icyo gice cy'ukwezi kitagaragara neza. Bamwe muri bo bashobora kugira indwara zidafite isano n'umutima, umuvuduko w'amaraso cyangwa se guhangayika kenshi. Mu yandi magambo, kuba ukwezi kutagaragara neza ku rutoki rwawe rw'igikumwe mu rwara bishobora kugaragaza ukunanirwa k'umubiri cyangwa se kutagira connection n'imbaraga z'imbere mu mutima. Icy'ingenzi rero si ukubona gusa ikimenyetso ku kiganza, ahubwo ni ukumenya icyo kivuze ku buzima bwawe bw'imbere. Iyo ufite ukwezi ku rutoki rw'igikumwe mu rwara rwawe, ukwiye kubaho uharanira gukoresha uwo mucyo w'umwuka wawe, kuko ururimi rwawe, ijambo ryawe n'imyitwarire yawe uko igenda niko imbaraga zawe zigaragaza icyo uri cyo. Niba rero wowe wiyumvamo ko ufite iyo intuition, iyo calm energy n'ubushobozi bwo kumva byinshi, ntugatinye, kuko ibyo ni ibimenyetso by'uko uri mu nzira y'abafite umucyo. Ukwezi kw'ikiganza rero si ishusho gusa, ni ijwi ry'umwuka rikubwira ngo komeza, uri mu nzira y'umucyo, ugaragare, utange urumuri rwawe kandi wubake. Imana yanditse mu biganza byawe icyo uri cyo. Iyi ni Holy Magic, aho buri kiganza gitwara inkuru y'umwuka w'umuntu. Hari ibanga riba mu kiganza cyawe, hari imbaraga yihishe hagati y'imirongo, hari ibanga riba mu kiganza cyawe, hari amabara yihishe hagati y'imirongo yawe atagaragara ku maso ya buri wese. Ariko iyo umwuka wawe uri mu rugendo, iyo mitima yawe ivunitse cyane cyangwa se ihinduka, ayo mabara ahinduka akakwereka aho uherereye mu rugendo, hari ibanga riba mu kiganza cyawe. Ukwezi kw'igikumwe cy'iburyo kugaragaza umuntu ufite imbaraga n'icyerekezo cyo guhindura ubuzima bwe. Ni umuntu w'imbaraga zidasanzwe, udacika intege kandi ushobora guhindura byinshi biciye mu bikorwa bye kuri iyi si. Iyo rero ufite igice cy'ukwezi mu rwara rwawe rw'igikumwe ku kiganza cy'ibumoso, bifatwa nk'ikimenyetso cy'umutima w'imbere n'imbaraga z'umwuka. Aba bantu barangwa no kugira intumbero, ubushishozi n'ubushobozi bwo guhindura ibyo bakora ku bindi byiza. Uburyo rero ukwezi kugaragara mu nzara zombi bivuga ubuzima bwawe. Ukwezi ku nzara zose uko ari 10 bisobanura ubuzima bwuzuye amahoro, imbaraga n'ubushobozi bwo guhangana n'ibigeragezo byose. Ukwezi ku nzara 8 cyangwa se 9 bisobanuye ubuzima bwiza, ariko hakenewe gucunga neza stress. Ukwezi ku nzara 5 cyangwa se 7 hagati y'5 na 7 bisobanura imbaraga ziri hagati, ugomba gucunga neza umutima n'umubiri. Ukwezi ku rwara rumwe kugeza ku nzara 4 bisobanura ko hakenewe guhindura imyumvire no gukora meditation no kongera umwuka w'imbere. Buri rutoki rw'ibumoso n'iburyo ni ikirahuri kigaragaza imbaraga z'imbere n'imiterere y'umutima. Iyo urebye neza uba ureba mu buzima bwawe imbere, ndetse n'uburyo imbaraga z'ukwezi zibafasha kugufasha kugera ku ntego zawe. Nta kintu rero kirenze uko ukwezi ku nzara zawe kugaragaza ishusho y'imbaraga z'imbere. Ni nk'uko isi igushushanyiriza ku ntoki, ikwereka icyo uri cyo, imiterere yawe n'inzira wakagombye kunyuramo. Rero izo nzara zawe ntuzirebe nk'utuntu tworoshye, ahubwo uzirebe nk'imbaraga z'ukuri n'ubuzima bwawe. Zishobora kugufasha kugera ku ntego z'umutima wawe.
andika muri comment ati nabibonye, ndabibona niba ukwezi kugaragara ku nzara zawe, maze dukomeze dusobanure ibisobanuro by'ukwezi ku ntera y'ukwezi ku nzara zacu ku buryo bwimbitse kurushaho. Ubwoko bw'ukwezi ku nzara ni impamvu ikomeye cyane kuri benshi ku buzima bwacu. Iyo rero ufite ukwezi ku rwara rwawe akaba ari ukwezi kuzuye full moon shape, ibyo bivuze byinshi cyane. Yes, ni ukuvuga ko iyo ukwezi ku rutoki rwawe kugaragara nk'ukuzuye neza, ni ikimenyetso cy'ubuzima bwiza, amahirwe menshi n'imibereho myiza. Aba bantu rero barangwa n'ubushishozi, imbaraga n'umutima mwiza, n'abayobozi, n'abashobora gufasha abandi kugera ku ntego zabo. Mu hazaza habo rero bategereje amahirwe y'iterambere mu kazi, ubucuruzi cyangwa se mu rukundo. Bakunze kugira karama nziza, bakabasha gufasha abandi, kandi ibikorwa byabo bigira ingaruka nziza mu muryango no ku bantu bakijije. Rero hari igihe uba ufite ukwezi mu rwara rwawe ariko akaba ari ukwezi kw'igice kuri ku rugero ruto cyane, partial moon. Icyo bivuze rero ni uko ubu ni ubuzima bufite imbogamizi ariko ufite ubushobozi bwo gutsinda ibigeragezo. Aba bantu rero ni abahanga mu gucunga ibintu, bafite ubwenge bwo gushaka ibisubizo ariko rimwe na rimwe bakagira impungenge. Rero mu hazaza habo ni abantu bumva ko amahirwe aracyahari, aracyaza, ariko bakeneye gukora cyane no kwihangana. Bakunze kuba abantu rero bafite intego ariko bakagombye kwitonda ku byemezo bafata. Ukwezi kwa mbere ku rutoki small moon ni ikimenyetso cy'ubushobozi bwo gutekereza neza ku buzima bwawe, ariko hakaba hari imbogamizi mu migendere yawe y'akazi cyangwa se ubuzima bwite bwawe. Aba bantu rero barangwa n'ubushishozi bwo mu mutwe kandi bakunda gukora ubushakashatsi n'amasomo y'inyongera. Rero bashobora kugira iterambere mu buryo bugenda buhoro buhoro, cyane cyane mu bumenyi, ubucuruzi cyangwa se umwuga w'ikoranabuhanga. Rero iyo ari ukwezi kuri hagati aba ari ikimenyetso cy'ukuri ku mbaraga zawe z'umutima n'ubunyangamugayo. Aba bantu rero barangwa no kugira umutima mwiza, kwicisha bugufi no gufasha abandi. Bashobora rero kugira amahirwe mu rukundo, mu mibanire no mu bikorwa by'ubugiraneza. Rero aba bantu bazabona amahirwe y'iterambere mu buzima bwabo bwite n'imibanire yabo n'abandi. Rero iyo ufite ukwezi kw'igice mu rwara rwawe akaba ari igice cyo hejuru, ni ikimenyetso cy'ubushobozi bwo gufatira ibyemezo bikomeye no kuba intwari mu buzima. Aba bantu rero barangwa no kugira courage, imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo, kandi bagakunda kuba inyangamugayo. Hari amahirwe rero yo kuba baba abayobozi cyangwa se guhindura ubuzima bw'abandi. Bagomba kwitondera uburyo bakoresha ubushobozi bwabo kuko bishobora kugira ingaruka ku bantu bakikije. Rero ikindi ni ukwezi kugaragara neza kuri buri rutoki. Iyo ukwezi kugaragara neza ku nzara zose ni ikimenyetso cy'umuntu ufite amahirwe menshi mu buzima, afite karama nziza kandi ashobora kugera ku ntego ze zose. Barangwa no kwihangana, ubwenge, ubushishozi n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo byiza. Rero aba bantu bazabona amahirwe menshi mu buzima bwose, urukundo, amafaranga, ubuzima bwiza no mu mibanire n'abandi. Rero dore ukuntu washobora gusesengura ukwezi kwawe. Reba buri rutoki rw'iburyo n'ibumoso, andika ibice bigaragara neza ku rutoki. Gereranya rero n'ubusobanuro bw'uko kwezi. Uzasanga hari ibintu byinshi bivugwa ku miterere yawe, imbaraga zawe, amahirwe n'intego z'ubuzima. Ukwezi ku nzara si ibintu bisanzwe, ni ikirahuri cy'ubuzima bwawe kigaragaza imiterere yawe, amahirwe n'inzira wakwifashisha kugira ngo ugere ku ntego zawe. Yes, wongera unyandikire muri comment, wandika ati ndemeye. Turebere hamwe ukwezi ku nzara zifite ibimenyetso bidasanzwe n'uburyo bushobora guhindura ubuzima bwawe. Rero hari ukwezi ku nzara zacu kudasanzwe, imbaraga zihishe. Hari ukwezi rero ku rutoki rw'intoki zose ariko rufite imiterere yihariye. Iyo rero ukwezi guhari ku nzara zose kugaragara neza ariko uko kwezi gufite imiterere idasanzwe, ni ikimenyetso cy'umuntu ufite karama ikomeye, ashobora rero kugera ku byo yifuza byose mu buzima. Aba bantu rero ni abayobozi b'inyangamugayo, bafite ubushobozi bwo guhindura imibereho y'abandi. Bafite intuition ikomeye kandi bahora bafite ibisubizo byihariye mu bibazo bikomeye. Amahirwe yabo rero mu rukundo, mu kazi no mu mibanire n'abandi aruta y'abandi benshi.
rero iyo hari moon iri ku rutoki rumwe gusa ariko ikomeye cyane, ni ikimenyetso cy'umuntu ufite ubushobozi bwo kwihanganira ibigeragezo bikomeye ariko agakenera kwitonda. Aba bantu rero barangwa n'ubwenge bwinshi, ubushishozi n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo bikomeye ku gihe gikwiye. Aba bantu rero bazahura n'ibigeragezo bikomeye, ariko ubushobozi bwabo bwo guhangana n'ibibazo bizatuma basohoka ari intwari. Ikindi rero ni ukwezi ku rutoki rw'igikumwe. Ukwezi kuri runo rutoki rw'igikumwe ni ikimenyetso cy'ubushobozi bwo gufata ibyemezo bikomeye n'ubuyobozi bwiza. Aba bantu rero barangwa no kuba intwari, bafite kuraje yo gufata ibyemezo bikomeye, kandi bashobora guhindura amahirwe yabo n'ay'abandi mu buryo butunguranye. Hari amahirwe yo kuba abayobozi ndetse n'abafite inshingano zo gufasha abandi cyangwa guhanga ibintu bishya bifite agaciro. Rero hari ukwezi ku nzara z'icyerekezo, cross moon mark cyangwa diagonal moon mark. Ni ikimenyetso cy'umuntu ufite intuition ikomeye n'ubushobozi bwo kubona ibintu mbere y'igihe. Aba bantu ni abahanga mu gutekereza, bashobora kubona amahirwe no gusubiza ibibazo mbere y'igihe. Aba bantu rero babona amahirwe yihariye mu bukungu, mu bumenyi no mu mibanire n'abandi. Rero hari ukwezi ku nzara zirimo imyirondoro idasanzwe. Iyo ukwezi ku nzara kugaragara mu buryo budasanzwe, nko ku rutoki rumwe rufite igice kinini cy'ukwezi, cyangwa ukwezi ku nzara zinyuranye zifite umwanya utari usanzwe, ni ikimenyetso cy'umuntu w'igitangaza ufite ubushobozi bwo gukora ibintu bitangaje mu buzima bwe. Aba bantu rero barangwa no kuba intwari, bafite imagination ikomeye kandi bashobora guhanga ibintu bishya cyangwa se guhindura amateka yabo n'ay'abandi. Amahirwe yabo rero aruta ay'abandi, kandi ashobora gukora ibidasanzwe mu rukundo, ubucuruzi cyangwa se umuryango. Rero hari uburyo wakoresha izi moon mark mu buzima bwawe kugira ngo uzikoreshe neza, zigufashe, zikuyobore, zikugeze aho ugomba kuba wagera wifuza. Icya mbere rero ni observation. Reba ukwezi kuri buri rutoki rwawe ugereranye n'ubwoko bw'ukwezi twavuze. Icya kabiri ni reflection. Tekereza ku miterere yawe, imbaraga zawe n'uburyo izi moon mark zishobora kugufasha kugera ku ntego zawe. Icya gatatu ni action. Koresha ubushishozi bwawe, intuition n'ubushishozi bwawe mu buzima bwawe buri munsi kugira ngo ugere ku mahirwe menshi. Icya kane ni awareness. Izi moon mark ntabwo ari gusa ibimenyetso, ni ikirahuri cy'ubuzima bwawe cyerekana inzira yawe, imbaraga zawe n'amahirwe yawe. Moon mark rero zidasanzwe ku nzara zacu zigaragaza ko umuntu ashobora kugira ubushishozi bwihariye n'ubushobozi, intuition ikomeye n'amahirwe adasanzwe. Ni ibimenyetso byerekana ukuntu karama yawe ishobora gutuma ugira ubuzima bwiza cyangwa se guhangana n'ibigeragezo bikomeye. Rero ahangaha ndagusaba ngo ujye muri comment wandike uti ndemeye moon mark. Niba ushaka ko rero dukomeza ngo turebe uburyo izi moon mark zishobora guhindura amahirwe yawe mu rukundo, ubucuruzi n'ubuzima bwa buri munsi. Moon mark rero ni imbaraga zidasanzwe, imbaraga zihishe ku bantu bake cyane. Rero iyo ufite moon mark zikomeye ku rutoki rwawe rw'igikumwe, iyo uko kwezi rero kugaragara kuri urwo rutoki rwawe rw'igikumwe kugaragara mu buryo budasanzwe cyane, ni ikimenyetso cy'umuntu ufite ubushobozi bwo guhindura isi cyangwa imibereho y'abantu benshi. Aba bantu rero ni intwari, bafite courage idasanzwe, ubushobozi bwo gufata ibyemezo bikomeye, kandi bafite intuition ikomeye ishobora kubayobora mu bibazo bikomeye. Bazabona rero amahirwe adasanzwe mu mibanire n'abandi, mu bukungu no mu muryango. Karama yabo rero ibaha ubushobozi bwo gukora ibintu bihambaye. Iyo rero moon mark ziri ku nzara zose ariko zirimo imiterere idasanzwe, ni ikimenyetso cy'umuntu udasa n'abandi, ufite imbaraga zihariye zo gutekereza no guhanga ibintu bishya. Aba bantu rero barangwa n'ubuhanga budasanzwe, creativity idasanzwe, n'ubushobozi bwo kubona amahirwe n'ibisubizo mbere y'abandi. Amahirwe yabo rero aruta y'abandi, kandi bashobora guhindura amateka yabo n'ay'abandi mu buryo butunguranye. Moon mark rero zigira imiterere yihariye ku rutoki rwawe rwa index finger, unique moon shape. Ni ikimenyetso cy'umuntu ufite ubushobozi bwo kuba umuyobozi w'inyangamugayo cyangwa se gufata ibyemezo bifite ingaruka zikomeye ku bandi. Aba bantu rero barangwa no kuba abayobozi bafite courage, integrity n'ubushobozi bwo gutanga inama nziza.
aba bantu rero bashobora gukoresha ubushobozi bwabo mu rukundo, mu kazi no mu mibereho yabo ya buri munsi kugira ngo bagere ku ntego zabo. Iyo rero moon marker ziri ku rutoki rwa ring finger ni ikimenyetso cy'umuntu ufite imbaraga z'urukundo n'ubushobozi bwo kubaka umuryango ukomeye. Aba bantu rero barangwa n'urukundo rwimbitse, ubwenge mu mibanire no kuba intwari mu guharanira ibyiza. Aba bantu rero bashobora kugira amahirwe adasanzwe mu rukundo, mu muryango no mu mibanire n'abandi, ndetse no kubaka umuryango uhamye. Moon marker rero iyo zigira umwanya utari usanzwe, moon mark in usual position, iyo ukwezi kugaragara mu nzara mu buryo budasanzwe butari busanzwe, ni ikimenyetso cy'umuntu wihariye cyane, ufite ubushobozi bwo kubona ibintu abandi batabona. Aba bantu rero barangwa na intuition ikomeye, ubushobozi bwo gufata ibyemezo bikomeye no guhanga ibintu bishya bitangaje. Karama yabo rero ibaha amahirwe adasanzwe, kandi bazashobora guhindura imibereho yabo n'iy'abandi mu buryo bwihariye. Moon marker hamwe zose rero ziguha ubushobozi bwo kumenya icyerekezo cyawe mu buzima, kureba amahirwe no kubaka karama nziza. N'ibimenyetso byerekana uburyo ubushobozi, intuition, amahirwe bihurira kugira ngo ube umuntu w'umwihariko. Niba ushaka ko tuzakora ikindi kiganiro kindi dukomeza gusobanura kuri ibimenyetso by'ukwezi kugaragara mu nzara zacu, jya muri comment wandika ati moon marker zose nkeneye kuzimenya. Niba wifuza ko dukomeza tukarebera hamwe ubundi bumenyi bwihariye ku nzara n'ukwezi ku bantu bakomeye ku isi. Murakoze cyane rero, naho mu bindi biganiro bikurikira mu gice kindi gikurikira iki ngiki. Bye bye.